Ngiye kubaha ikaze mwese mudukurikirana ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasujwe mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana by'umwihariko ndashimira wowe wakoze subscribe ndetse nawe wandika comment mu biganiro byacu gatanga inama cyangwa igitekerezo kuri channel yacu kugira ngo ujye inama abadukurikira cyangwa se nimba hari n'indi nyunganizi wifuza gutanga ukandika muri comment ndabashimira cyane kuko bitwereka ko mudukurikirana kandi n'inamba zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi ndi kumwe na Igete cyangwa Yege siko bimezera cyane. Harya uyu munsi ni Ige cyangwa ni Igete? Gete. Ni Igete n'ubundi. Uyu munsi watwegekeyeho wabona mukanje gukuraho muri iminsi ko wiharaje kwambara rinete bimeze bite? Kunze kubona kuko ko hari izuba rero ko rimaze iminsi ryaka cyane se. Okay, uyu munsi rero ninjye noneho nagutumiye ifuje ko tuganira. Hari impamvu y'umwihariko nyine, hari impamvu naguhamagaye ndazwi kubwira ariko mbere na mbere ahandi umeze ute? Yameze neza ndashima Imana. Urakomeye? Amabuye. Ufite amafaranga muri iyi minsi uraryoshye. Wapi nibisanzwe. Muri iyi minsi umugabo akwitayeho? Nibisanzwe. Harya ubwo no uwuhera noneho. Ni wa wundi. Cyane. Amakuru y'akayusisi. Shara hameze neza. Urukundo ruraryoshye. Cyane rumeze neza nari. Ese mana yanjye mperuka waramuhambirije cyane. Nyuma rwose niba waje kubitekereza gute kongera guca bugufi kumusaba imbabazi? Impamvu naciye bugufi burya iyo umuntu mwabanye ukagenda ukajya nko ku ruhande ugasanga ntago bivamo usubira kuri wa wundi mwakundanye. Ku ruhande wasanze bitavamo mu buhe buryo? Ntago nigeze nishimira kuba ndi jyenyine. Numvaga ndi jyenyine nkumva hari ikintu kiri kubura. Undi muntu wahaciyeho iminsi nk'itatu mutandukanye urambwira ngo ufite undi muntu uri kukwitaho ngo uri kuguhakeye. Naje gusanga atari ibyanjye. Ntago banganya meme care. Urangije ugaruka ku byo wasize. Babati ni wa muntu nyine warutse asubira kuri bya birutse nyine akangira kabiri. Wongeye kurya ibirutse. Nasubiye ku birutse byanjye. Ariko igitangaje nuko bya birutse n'ubundi nabyo bitakigukeneye. Kibazo ko turi kubana. Ubu muri kubana mu nzu. Byagenze bite ko nzikomera ukigirwa twaganiraga yagusuriye niba uri kugusurira niba ari ibice cyajya gupfukamisha urabyibuka cyane. Nyuma byaje kugenda se kugira ngo mwongere mubane ko nziko mwari mwaratandukanye yarakwimye n'imbabazi. Navuga ko burya abantu kako ndavuga ngo inyuzanye yamba zipfa gutandukana. Inyuzanye yamba nipfa gutandukana. Ni slang abantu bakunda gukoresha cyane. Ni gake cyane bakunda kwikoresha ko abantu bayizi ni bake. Urumva nyine ntago navuga ngo kwakunda abantu baratandukana hoya. Burya inyuzanye yamba ntabwo dupfa gutandukana. Izanyuzahanye yamba. Inyuzahanye yamba ntabwo dupfa gutandukana. Niyo mpamvu wagarutse. Kutabitekereje utaramusohora wa mugani. Nabitekerejeho nsanga n'ubugoryi ndimo kandi Kayusi ndamukunda pe. Ndamukunda kuko nubwo namuciye inyuma ho nk'inshuro nk'ebyiri naje gusanga nawe ho yarari nawe nibyo yararimo. Simbizi neza ko nimbaragiyemo simbizi ariko kuri cyewe. Ese gushaka umugabo wumva bimeze biti? Wasanze bimeze biti? Byanze bikunze ubwo nge ndi kubivuga nyine uko bimeze nyine uko biri nta kundi twabyita. Mbere ukibana utarajya mu byo gushaka ngo umugabo hari uburyo warubayemo nk'umukobwa reka mbere ko mbyita. Hanyuma yo gushaka wasanze gushaka bimeze biti? Bura gushaka ari ikintu cya mbere baba umeze nk'umuntu hari cyo ubutaye zangaragu zitarashaka. Iyo winjiye mu rwego rwo kuvuga ngo urashatse guha abandi bose mera nk'ubaretse ugakurikira wa wundi nyine wakunze. Ni ikihe kintu nibihe bintu nka bibiri byiza wasanze bitandukanye n'ubuzima warubayemo bwa geto wibana n'ubuzima bwo kugira umuntu mubana mu nzu ubyongeye nk'umugabo? Ni nk'ibihe bintu bibiri byiza wasanze utabonaga mbere utarashaka ariko ubu ngubu usigaye ubona?
ku bintu bibiri navuga burya umuntu ashatse hari indi kategori aba yinjiyemo. Urabona nk'ubu ngubu mbere nari célibataire. Impamvu bivuze célibataire ni abantu bose yaba umukobwa cyangwa umuhungu aba akiri umusilibateri. Ariko winjiye muri kategori yo kuvuga ngo ushatse umugabo uba winjiye kuba mu yindi kategori ya kabiri, kuba ubaye uri marié uri umugore mu rugo rw'umugabo. Iyo niyo kategori ya kabiri. Urumva babandi za nsoresore rwa rubyiruko n'iki uba uruvuyemo ugiye muri kategori ya B, uvuye muri A ugiye muri B. Nkuko umuntu ajya gushaka kategori y'imodoka, hari ugenda muri kategori ya mbere muri A cyangwa akajya muri B cyangwa akajya muri C cyangwa akajya muri D bitewe na kategori ashaka. Njye nagiye muri kategori ya B. Ya B rero ni ukuvuga ngo navuye muri rwa rubyiruko ubu nsigaye ndi umugore. Baravuga ngo iyo umuntu ashatse aba yakuze ko nta karibaya se wambara nk'umuntu. Iribaya se ni ngombwa? Ntabwo aba ari ngombwa. Ubwo mwanunguye reba ukuntu mwamamagaye, nari ndi mu bintu byinshi, nari ndi outside. Wari mu turimo tw'abagore. Mumamagara muntunguye ntabwo kwirukanka ngo ndatarambara iribaya. Naje nambara nyine nk'umuntu umuntu atarabyara aba agomba kwambara nk'umujene. Urabiteganya? Biri mu nzira. Niba hari ibintu uvuga nkumva n'ibyo ngibyo bibamo. Hanyuma nyuma ubu ngubu wenda mbere hari ukuntu umuntu ashaka mbere mbikanga nk'uko byakugendekeye uyu munsi noneho akamukongera mukabana. Ubu ngubu nizihe ngamba wafashe kugira ngo utazongera gutandukana? Mbere mwarabanye birapfa muratandukana, uyu munsi nizihe ngamba wafashe kugira ngo bitazongera kubaho? Ibintu byo kwivumbura, kuko nkunda kwivumbura abishyize hasi. No kumva amabwire y'abandi bantu bambwira ngo ngaciye aha ngari kumwe n'uyu, najya kwirukanka najya kureba ngasanga bari kumbeshya cyangwa se nibyo. Ushobora kuba mwicaye nk'ahantu akunda enjoy cyane, ntabwo namubuze enjoy kuko nanjye nkunda enjoy. Ntabwo byambuza ko nagomba kumureka nimba yicanye n'abantu kuri table, numve ko nimba yicanye n'abakobwa numve umuntu ashobora kuza akambwira ngo uzi yuko ngo mbonye umugabo wawe wicanye n'abakobwa ngo harimo umwe gufata ku rutugu. Nkunda umugabo wanjye nkumva yuko ko ari kubatereta kandi atari byo, kuko dushaka ko bishimana gufata ku rutugu nk'abandi kuganiriza nkumva ko ari ibintu bisanzwe atari ibintu byo kuri. Mbese gufuha warabigabanyije? Gufuha ntabwo ndongera gufuha. Urashyize umupira hasi hamwe, abantu ubu nicaye mu ipoto rimwe. Ibyo azakora nzabyakira kuko ndamukunda. Ubu noneho urashikamye noneho cyane, ndashikamye. Ikintu nyamukuru rero nari nakuhamagaye ngo nkubwire, nari mbanje kubaza amakuru turumva bimeze neza rwose mu rukundo, komerezaho. Impamvu mba naganirije Yige gutya nuko mba namuganirije uko ameze nyine, kandi nyine nuko nta kundi ntacyo nabihinduraho. Hanyuma hari umwe mu muryango wawe, hari umuntu umwe twaganiriye mu minsi ishize. Yego. Mushiki wawe. Sister? Sister uhe? Witwa Diane. Hey, Diane nde? Minsi ishize sinjye kuvuga amazina n'ibisekuru. Diane se? Uretse mbanze nyine nkubwire. Twaraganiye, yarampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira, ndamubwira nta kibazo araza turaganira, ariko ambwira ibyo icyifuzo afite. Ntago nta wundi muntu wo mu muryango wawe nari nagahuye nawe, niwe wa mbere twahuye. Ambwira icyo ari kimuzanye, ariko ansaba ko nazakubwira mukazabonana, ko famille yawe utajya ubitaba, ntago wifuza guhura nabo. Nyine ambwira ibintu byinshi, ariko nansaba ko nazabahuza kuko hari ibyo yifuza kukwibwira wowe amaso ku maso. Ubwo rero icyo naguhamagara nagira ngo nkugezeho ubutumwa yampaye, hanyuma nubyemera munahure. Ariko ntarabikubwira umenye ko umuryango wawe uhangayitse. Rwego se kandi bahangayitse muri rugo kuko nta kuntu wowe ufite umuntu umuvandimwe cyangwa umuntu mutavugana, ntago bitaba, ntibaza aho utuye, ntushaka kubavugisha, kandi yambwiye ko batakwirukanye ngo wagiye wijyanye. Cyo ntabwo ngize insezero.
nyine kuki wavuye mu rugo se njye nari nzi navuye ko mu rugo ko ntabwo bakwirukanye uburenganzira bwonye ntabwo nabubonaga nk'uko bihagije. uburenganzira hari ibyo Uburenganzira bwanjye. bakubuzaga gukora si ko bari barakwakiriye yambwiye ko bakwakiriye nyine bakimara kubona ushobora kuba baranyakiriye ariko se gute se nzazana nk'umushuti wanjye bivuge neza nimba ari umusheri sigira na sheri umushuti wanjye nko ku ruhande cyangwa se nko aravuga ngo nka boyfriend yego nk'uko ubona afite boyfriend gusa ndajya kumuperezida gute batamo uburenganzira ntago babyemera gute se nimubwa aze konsura mu rugo barangiza bamubona yinjiye mu nzu bakamushishurana gute se nta burenganzira amafite ahubwo nkumva ndakandamijwe bashaka ko nyembaho nta muntu mfite ariko wari kugenda uvuze uti rero njyewe bimeze gutya ndagiye kubera iyi mpamvu Oya. ugende ngo bakubure noneho kuki baguhamagara ntiwitabe kandi uzi ko umutima wabo nta kibazo baranakwemereye nyine ko baranabyemeye ku buzima bwawe ariko ugenda ubacitse barakubura n'isaha ngo baraguhamagara ntubitabe ariko nabitaba gute niba nakoresheje nimero yindi ntazi nkitaba nakumva aribo nakumva ijwi nkahita nkupa hari ikindi kintu ariko mupfa kitari ibyo ngibyo no ni uburenganzira bwanjye gute se kubaho mu buzima bwa wenyine si kuba naravuye mu rugo nkagenda nkajya kwikodeshereza byamaye amahoro nk'ubu ngubu boyfriend akansura uko nshaka gute se azajya kubita inyoni narangiza yumvira atatse azafata ibuye ntatera inyoni yataka narangiza yumve inyoni iratatse niba umva iyo nyoni itatse ntibazasakuza imvi udashaka ngomba kubona libeto totali yanjye niba bashaka ko ngaruka mu rugo bampa icyumba cyanjye nkuko nagihoranye nta wundi muntu ugomba kuzamo menye ngo icyo cyumba nemeye kugishyiramo aho nshaka n'uwo nashaka ntibanyinjire muri vipive yanjye uburenganzira bwawe bwose nimba mfite umushyitsi menye ko mfite umushyitsi nimba twakwicara muri salo twakwicara mu cyumba it's okay nta kibazo kibamo ariko niba mbwira ngo hoya ngo na mu cyumba gute se nganire bicare muri salo ngiye gukorana n'abashuti babo ko nyanya muri salo ko najyaga muri salo nkaba burenganzira bwo kujya mu cyumba cyangwa nkamwe ati ngenda giye mbese hari uburenganzira bwawe batatu ariko ngiye naza n'umushyitsi bakambwira ati bagombe bahicare buvye tuganira why ibyo bintu birashoboka nimba ari ibanga ryenye nawe nimba nshaka ko tujya mu cyumba ngo simfunge icyumba ngo nyirangaze why icyumba ni kibo bararamo se cyangwa ni kiraramo ubwo nibyo wanze nibyo nanze agasuzuguro baragusuzuguye bageka ko nubwo mpari nk'undi umuvandimwe wabo ndaho nyine meze nk'igize nk'igipupe nyine kiri aho ngo bayobora na telekomande no wanze kuyoborwa reka iyo kandamizwa ryararangiye igice cyo cyararangiye reka ngomba kwibohora ushaka kubaho wenyine wakira winjiza abantu ushaka mu nzu iwawe winjiza abashyitsi wifuza nimba mbonye nk'umushyitsi w'umutipe akaza akansura ko ntavuye mu rugo ntibyashimishije hanyuma nyuma y'icyo gihe byibura kuri uyu munsi ubayeho gute ubayeho mu buzima wumva noneho wifuza nk'uko mbere wabwifuzaga cyane ndishimye simbura amafaranga kwishyura inzu simbura ngaburira simbura unyambika simbura airtime simbura buri kintu cyose uko mba mfite umuntu ugomba kungaburira saa 6 nijoro ibintu byose birahari nta na kimwe mbuze ariko nyiri mu rugo ntabwo bibiri niba muri kubibona icyifuzo cye yambwiye ko yifuza ko wagaruka mu rugo ngiye kugaruka mu rugo sinabazi ko bazataba mu nzu yo hanze sinzi ngiye kuba mu nzu nini yavuze ko yifuza ko wagaruka mu rugo kuko ariko nkamenya ko nimba ashaka ko ngaruka mu rugo reka nkubwire sibyo nimba bashaka ko ngaruka mu rugo uko nari mbayeho hanze ariko mba mu rugo nimba byemera nzagaruka niba atabyemera nzaguma hanze ntabwo se ukumbura famiye ndikumburamo ibiki
ntago kumbura umuryango wawe. Ntukumburamo biki? Ntikumburamo biki? Noneho urwango wanze umuryango wawe ko ruteye ubwoba. Kuko bavuga ko ubuzima ugaragaza, ubuzima ubamo we bwawe nibwo bwatumenye wanga umuryango. Byanashoboka. Nibyo byatumye witandukanya n'umuryango. None ntabwo nabonaga ribite totali yuzuye. Ako ke musore nshuro magana ngahe. Ribite totali nashakaga ntabwo ningize nyibona. Umva ko ngomba kuba mu nzu naho ngati basi mu nzu zo ku ruhande zo mu gipangu. Mu chambre na salo. Ariyo ninyina nyiberamo. Ikintu cyabababaje ngo yango ngo utashaka kuba mu nzu. Gute se nguma mu nzu? Ikintu cyababaje nuko bamenye ko ngo ubana na Kayusi. Baravuga ngo bari barihanganiye ubuzima wari ubayemo nyine bwawe. Bw'ibyo giti cyanje. Ariko ibyo gushyiraho kuba umugore w'undi mugabo baravuga ngo wakabije, bavuga ko noneho byageze ku rundi rwego nyine wakabije noneho kuba ugiye kubana n'umugabo mugenzi wawe. Nibyo badashaka n'ibyavuze tuti umushiki wa yaje avuga ese ubundi kuki bagisha kunyikorera babanje kwikorera ubuzima bwabo. Rigura umwana wabo uri ese navuga kuri murumuna we, navuga kuri musaza we, uri umuvandimwe we mutoya kandi n'ubuzima bwiza wakwifuriza. Ubikumva bakwanga. Mva nkubweke sibyo twubahane sibyo. Nimba bashaka ko ngaruka mu rugo babwiza ukuri mu minzu yanjye menye ko iyo nzu babandi bansuraga hanze ba muri ghetto bazajya bansura no mu rugo. Nimba atari ibyo nzaguma hariya bambwiza ukuri. Nimba bashaka ko ngaruka mu rugo nyimba basubiremo inzu muri bume ntabwo ariyo mu nzu ntabwo nsubira mu cyumba cyanjye. Oya murama inzu y'icyumba na salo menye ko ni mu rugo iyo nzu nta muntu uzayinyimuramo nyizayibamo paka. Kandi na za nshuti zanjye zansuraga ndi muri ghetto zazinsura naho ngaho. Niba byemera zagaruka, niba tabyemera nzakomeza libere hanze. Mbese uri kumva ariko ibintu uri gukora uri kwitandukanya n'umuryango kandi umuryango umuntu ahora ukeneye. Uratekereza ubuzima ushaka kubamo nta muryango ufite nta kindi uzongera gukenera famiye yawe ku buryo ushaka kubikuraho bose. Urumva utazigera wongera kubakenera, urumva ugiye kubaho wenyine mu buzima bwawe wenyine utazigera wongera kwifuza ko wahura n'umwe mu muryango wawe. Yo kuba nabakenera mvuga ngo nshatse umugabo tugiye mu murenge ngiye gukora ubukwe kugira ngo base bansinyire nko mu murenge baza kunsinyira. Nko muri mariage yo umuntu usinye ni partie ya marene nko mu murenge niho nabakenera. Ugiye gusezerana? Ngiye gusezerana mu murenge niho namukenera. Birahari se? Turi kubiteganya. Ariko mana yige ibintu uteganya ko ari byinshi noneho bitanashoboka. Ninde muntu wasezeranya? Ninde muntu wasezeranya banoze? Bibaho? Kuba twasezerana byingi tuzabikora mwibanga ryacu. Cyo nshaka nibemera ko kintu nzababwira ati kintu nzabakeneraho nzabakenera ko mazaza kumfasha kunsinyira mu murenge nta kindi. Niba atabyemera bazabireke ntabwo nzabwira abantu bazaza kunsinyira nk'umuryango. Birakomeye. Hanyuma hari inkuru numvise yuko wagiye kwipimisha we n'umugabo wawe. Sinzongera yarabyanze. Ukuntu twarwanye ntabwo byabaye. Reka yarabyanze. Siko mbona noneho bigeze ari wowe uri kumufata noneho ku ngufu. Kibazo ni ko ngiye ikintu. Ntabwo mwageze yose ntabwo mwagiye. Twagiye tugira ngo tugiye kwipimisha. Tugeze mu nzira. Sinzi umuntu amuhamagaye. Habarahindutse. Nk'igicu. Ubundi ni hagati iyo abantu babana umwe muri bakabashaka kwipimisha no ko haba hari uwikeka hagati yanyu ninde wikeka. Excuse. Uzi impamvu namubwiye kuriya. Ninde wasabye ndi kujya kwipimisha? Ninjye bimusabye. Ni wawe wasabye. Bivuze ko hari impamvu wabivuze. Impamvu nabivuze kugira ngo
kuko nari nzi ko yaramaze igihe ashurashura ibyo byo twatandukanye muri cya gihe twarekanye kandi nawe warashurashuye shana ngo nigeze nshurashura kandi wabimbwiye ko wamuciye inyuma ndamuciye inyuma nka kabiri ako bikanga kandi wamuciye inyuma kandi bikanga kandi wumva waramuciye inyuma nyine namuciye inyuma twakoresheje ishashi baje prudence iyo bakoresha prudence babyanze nyine urumva mbona namuciye inyuma narabikoze pe kubikora ngo twakoresheje akagakingirizo sibyo kandi none tugakoresha uburoso mwe mwihangamye mugakoresha pe ndi mwihangana kakano karagafasha ubaye umujyanama w'ubuzima bahabwa baje bagendana mu ikofi yemwe mu bakobwa mu cyangwa mu bahungu nje mwihangana narangashashe hanyuma kugira igitekerezo cyo kujya kwipimisha cyaje niko nari maze kumubwira ko tugomba gusubirana wari kumukeka impamvu ndi kumukeka nako yaramaze iminsi numva ko ashurashura amazi yashurashura ko ngiye mufata inshuro nyinshi kandi ngiye ntabwo ugize mfata ngiye namubwira ati ngiye nabikoze kabiri wamubwije ukuri namubwije ukuri nabikoze kabiri ariko nabikoze namba agakingirizo so rero nimba shaka turyamana tugakorera ngomba kubanza kujya kwipimisha tujye kwa muganga twipimisha tumenye uko duhagaze shobora yarashurashuye ugasanga ararwaye cyangwa se nyine arwaye nubwo shobora arangashashe buriya shobora gashiduka kacitse yego bitewe n'impamvu ariko nge nta mpamvu yari irimo kameze neza nta kibazo ari ubwo we shobora kuba baramanuka Zimbabwe akamanuka Ethiopia cyangwa akamanuka Gikongomani cyangwa akamanuka Kirundi cyangwa akamanuka Zimbabwe simbizi so ugomba rero gukeka umuntu ukavuga ati mbere ko mushaka ko dukorera aho ngaho impamvu yatumye mutajyana rero ni iyi urumva twaragiye tugeze mu nzira abarikasi uzabazi uriya mutipe ukorera kuri Kigali 250 Kigali 250 uzamubaze muri twakoranye uzamubaze twagiye tugeze mu nzira atangira kubirukankana ntabwo byatumye mukeka se ko hari icyo yikeka cyangwa ko byashoboka ko yari ikekaga byaranye dusubiye mu rugo ariko bwa mbere niwe wavugaga ko ari wowe urwaye bwemva ko njye namwe ati ngende muzima kuko n'ibipimo nabimwetse ko n'ubusanzwe nye akenshi sometimes ariko mfite ibikoresho mu rugo byo kwipimisha nipima nkamenya uko mpagaze iyo maze mbere yuko mbana na Kayusi naripimaga uko hariye namanukaga Zimbabwe cyangwa Ethiopia cyangwa Kinyamerika nkamanuka iyo ngiyo hepfo iyo ngiyo noza nkamanuka nashashe nambaye ndabyo nk'amasogisi narikekaga aho nipimye nkabona negatif atari positif takati okay mani shimwe yego so we rero nagomba kumenya neza ko ibyo bintu ari ukuri nimba ari muzima kugeza uyu munsi ntago murajyayo mbese kareka namubwiye ngo tugenda arabyanga ngagiye kujya mu kazi none kubana n'umuntu mutazi uko muhagaze ubwo rero ikintu tuzajya dukoresha ni ishashi cyangwa muzabyihorere oya ntago namanuka ishashi n'ubundi iraryana sinarayikunda pe ntago ituma kumva nshaka hari abantu bakureba bakavuga bati ari Kayusi cyangwa wowe bakavuga bati ige yapfuye ahagaze ikiganiro mwigeze gukora cyagihe urwaye mujya kujya kwa muganga abantu banditse comment nyinshi bavuga ngo nubundi wapfuye uhagaze ngo niba yarapfuye ngo nubundi nta cyamaze nubundi ni nta cyari cyo ni umupfu wapfuye kera ugira ngo wasomye comment nawe cyangwa se abandi bantu barabikubwiye uburyo abantu bagutuye iyo wenda nyine mbona ukuntu buri fieri yabyo ukuntu buri kubivuga gutya uvuga ngo prudence iki cyangwa iki ariko ugatekereza n'amajwi y'abantu bakuvuga hanze bavuga ngo nushaka upfe n'ubundi ntacyo maze ntacyo uzamara urumbiye umuryango ibyo bintu bifata gute ubuzima bwawe nyine ubayemo ndetse na comment z'abantu bo hanze babakuvuga comment ngiye comment nta kintu cyazintwara burya ndasoma nkaceceka burya ugiye gusubiza umuntu ni nka muntu ubufashe ibuye akaritera undi muntu akarinyeza agafata irindi buye akarimusubiza ibyo sinagusubiza uwo mwanya sinabubona kujya kuntuka no kumbwira ngo napfuye mpagaze bicara mukoso gatwara nyoko reka mbivuge n'umugani njye numva nabumvishije kuva kera ushaka kuri kuncira urubanza ese wowe
ese uri kuncira urubanza ngo napfuye mpagaze wowe mbere kujya gucira mugenzi wawe urubanza banza fata ururimi rwawe urugaragure aka kabiri ubwo ati njya gucira umuntu urubanza mbyemeze nti ese hari byinshi kuba ndi gukora mu cyumba bitareshwa n'umuntu wese maso ese njye mu cyumba nawe nzi ibyo ngiye gukora uri hanze azi ibyo ngiye gukora mu cyumba no ntabwo mbizi ntabwo bituma wumva se wicujije icyo uri cyo mbere yo kujya kuncira urubanza banza utekereze umutwaro wikoreye wawe ku giti cyawe sibyo muvande mbere yuko ujya kuncira urubanza banza umenye ngo ndagucira urubanza undi njyewe ibyanjye bimeze bite ibyanjye bimeze bite ubwo njya kumucira urubanza nanjye ndaba nicira urubanza ibyo izo comment iyo uzibonye ntabwo zituma wicuza ntabwo nicuza kuko nyenda basubiza sinagusubiza ngo ngiye kwandikira kugira ngo n'email yanjye oya sinshobora kugusubiza ndasoma ahubwo nkazagusubiza kuri kamera nakubwira ati muvande mbere kujya kuncira urubanza banza urebe umutima wawe ibyo ukorera mu cyumba ntabwo tuba tubizi winjiramo muri abantu babiri ayo na soko rumwe bitewe n'iki n'impamvu yawe ariko se urajya kuncira urubanza wowe urinde ujya kuncira urubanza ibyo ukorera mu cyumba ndabizi ntabyo cye kuba nza nkabivuga bivuze ko ntacyo biguhinduraho nta n'icyo si my choice yanjye si my choice ni uburenganzira bwanjye none nibyo reka buri muntu tumuharira uburenganzira bwe buri muntu agira uko abaho agira uko yaremwe agira n'ubuzima bwe nyine ubwo n'ubuzima bwawe nyine nta iyi ni vie prive yanjye nta n'icyo twa nimba ushaka kwinjira muri vie prive ngwino ufite telefone nimero yanjye uze tuganire mbere yo kujya kuncira urubanza ubone no kwicira urubanza ku giti cyawe urancira urubanza urinde uri imana se nta n'icyo twanabihinduraho nta na kimwe iyo ikintu cyabaye kiba cyabaye cyarangiye so nta n'ikindi wahindura ubwo rero abantu bacira urubanza ni ukuri ndabinginze pe mbere kujya kuncira urubanza nyamuneka ko ntibaguhindura uko uri nyine nuko nta kundi ubwo nimba ushaka kumhindura azaza ava mu maraso mfite se mu mubiri anshyiremo amaraso ubwo najya kunkuramo amaraso mfite mu mubiri narumonezanye mfite mu mubiri wanjye shaka kugira ngo bizamugora turi kugana ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye ndetse ari abo ngabo bakubwira gutyo amagambo atari meza adashimishije ndetse ugire n'ijambo genera Kayuzi. nta kintu nababwira ndabakunda abanzi ndabakunda abakunzi ndabakunda yewe n'ababandi bandi bafite ubugoryi ntazi ngo buva he n'uva he ndabakunda pe wantu utanuka it's okay jana kiba bintwaye n'ubundi se nunera ibuye ko ntari gusubiza ni nk'aho ufata ibuye akaritera imbwa imbwa se n'itera ibuye urafata ibuye ngo rigusubize ntibishoboka urantuka sinshaka gusubiza bwagira ikintu wibwirira umugabo wawe cyo namubwiye ndamukunda kandi ahari bani mundindire ndabiswa yagiye mu kazi byagiyemo kandi mani mumugisha ahahe aronke kandi murakoze mani bamugisha urakoze ubwo hanyuma randevu ya mushiki wawe ukuhura na ndahari urahari ndahari nzere ko nzongera muhamagare mubwire uze muganire kuko urumva wenda turaganiriye ariko ibyo nsubije niwe nshaka ko ari ubyumvira kugira ngo yumve nyine uruhande rwawe nawe reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.